inzozi zindi ndibwongere kuri no muntu twita ngo recompete abangaba babahanganye nawe ndashaka umwongere ikindi kintu cya kabiri uyu uzaro turi mu kizame mu ishuri ariko ubone bakwambuye impapuro utararangiza ariko bakwambuye cyangwa utarabona ikibazo utaragisoma buri gihe bakwakura impapuro utararangiza uno muntu buri gihe ashiduka yambaye akabona imyenda yambaye yaracitse atabibonye yego ni mu nzozi ariko noneho ibitari mu nzozi ni ibihe ngari kubundi ngo wahaye cyabana ngo bagukunde ko mbona nta gukunda bihari ngahibaze ariko ubundi kanaka ngo agira amavuta yanarangiza ngo nibyo bayakuye kwa kanaka no hari abantu banakwibwirira direct jealous ngo ariko ubundi gusa turusha iki Yesi mbona ukuntu abantu bagufana kandi nta kintu cyashya mbona we nta cyabona akanakubwira direct face to face warangiza ukajinga ariko ngiye nk'uyu yakubwiye ubundi ikintu cya mbere uyu muntu akwibwirira gutya ibintu agukorera ugomba kumuha ibintu bitatu bibyibushye cya mbere ni smile inseko kumwenyu kabiri kuzunguza umutwe ngo ye gatatu kumusezera ngo merci urabivuga iki niyo nkibyumva nzabivuga agasohoka atamenye icyo utekereza nicyo wibaza nicyo umuzi kugira ngo uze kubasha kurinda kuko bano bantu muhanganye icyawe bajya gutanga imbere ngo bice hazaza hawe ntibashaka kugufasha ntibashaka gutabara babajwe n'ibyo ugena performance yawe ashobora kureba kuri YouTube yabona ndabona barakabye naho utakituvugisha se wageze ku 100 ariko bara we na Jerry mu bigenza mutera urumva ukuntu mbajije ariko we na Jerry buriya mu bigenza gutera bitanumva ko atari imvugo y'imfura ahubwo urambwa atari ko nzaze mbasure ryari mu nyigisho uko nazamuruto rero hari n'indya zitanabiza ubundi ariko bimwe mu bikora gutera bira bintu byayo urumva abimbwiye nk'ubipfobya ariko nawe arabishaka ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abuhejejwe muri byo umwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka suje nkifurije kugira ibihe byiza nanone ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka nizere ko hari ikiri guhinduka nizere ko hari Imana iri kugukorera muri uko kwezi kwa gatatu twatangiye nizere ko Imana iri kukwigaragariza wowe ufite ibibazo bitandukanye nawe wizera Imana ibintu bigende neza bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese turabiyegereje amazina ni Jerry turagarutse n'ubundi turacyakomeje muri bya biganiro by'iki cyumweru ariko tunakomeza gusenga mushumba waramutse nanone naramutse amahoro ndashima Imana pe yego ndananezerewe ariko buriya sinejejwe nuko hari ibyo Imana yakoze nejejwe nuko hari ibyo Imana yambwiye buriya ikizakubwira umukristo nyawe yishimira ibisubizo Imana imuhaye ariko anezezwa n'ijambo Imana yamubwiye ariko sikumara ngo mwana wanjye satara bikubwisha mwana wanjye siko none akamyifuza data nemwe ariko Imana ngo mwana wanjye abantu banguwe neza so rero Imana ikumugisha urakoze cyane yego turakomeje amasengesho yacu yo gusenga akwiriza kurimo ubishaka zabikore kandi numva yimugora ubundi ntabwo Imana ari igitugu yego Imana ni umudendezo kandi nta kintu wakora ngo bibabaze kugira ngo yereke yuko icyo ushaka cyane igiye kukiguha ibintu by'Imana ni amahame amahame
icyo umuntu abiba icyo asarura. yes. Ubundi Imana ntikunda amagambo, ikunda ibikorwa. Satani niwe ukunda amagambo, Imana ikunda ibikorwa. Harimo n'abantu bakunda amagambo. Ayiwe, Imana Yesu ngo igitare cy'amahanga, isambu itarumba, igiti cy'inganzamarumbo. Mama, siyo masengesho se? Uri mu kirigita amarangamutima, ariko siko kuri kw'Imana. Imana ishaka ibikorwa, kuko ibikorwa bivuga kuruta amagambo, kandi ibikorwa byerekana uwo uri we, amagambo akerekana uburofa bwawe. Yes. Ku byanga byakunda amagambo arakwambura, bayita ngo nko kuzamura ijipo. Amagambo yerekana uwo uri we mu mvugo, ariko ibikorwa byerekana uwo uri udahinduka. Amagambo ashobora kugusebya, yerekana uwo uri we bitewe. Amagambo uranayavuga ko ikibazo kiba kiriho, hari igihe uvuga ibidafitiye ukuri, hari igihe uvuga ibyarangije manda, hari igihe uvuga ibitaye ko bivuga. Amagambo agaragaza ubuswa bwawe n'ubwenge bwawe, yego, ariko ibikorwa bigaragaza urinde wowe ugenda uyu. Biravuga cyane kurusha amagambo. Ndi munyakazi cyangwa ndi umunebwe. So niyo mpamvu abahanga mu kwirinda kugira ngo barinde ubushuti bwabo n'Imana, yego, barakora ntibavuga, baritonda bagakora. Kandi agakora ukabona igikorwa. Kimwe nuko umugabo wese ukwirataho ntukajya uraka, ngo utari kuretse nka gusura mu rugo, niba nakwemerera savuga uti ndemera, ariko yaturetse nta mwanya mfite kubera akazi neza ko nahagera, bya bikabyo n'ibisaha n'impeta no kuntu yigira asanga bitagize, usanga bitajyanye n'ibyo arimo akwereka. Turetse gato zakubwira. Umuntu utinya gusurwa suko abanga, ahubwo ikibazo abatinya kwerekana uwo ari we, kandi uwo ari we ni mu rugo, kandi uwo uri we ni igikorwa kiri mu rugo nyine. Yes. Niba nkubwiye ngo ndagukunda, wibiririmba, show me, mpe ikimenyetso cy'uko unkunda, nukuri bumpereze. Urukundo ni ibikorwa bitanga. Ariko n'uburi inshuti wambwira amagambo y'amarangamutima nkayemera ko turi inshuti, hambwira turakara ko muturaba two mu nzu, ishami ryo mu mutima wanjye, uri icyatsi cyatoshye mu bwonko, wambwira ibyo ushaka byose nkumva n'ibyo, ariko ugomba kurenzaho. Oya, nta kibazo ko ari ubushuti, nta kibazo, ariko urukundo akada igikorwa. Nukuri mu bushuti umuntu yagutera imitoma, uratohagiye nk'igiti cyatewe mu mitima yanjye, kivandwa n'umutima n'amaraso, uzamuka ngukunda ungendamo wese, ukumva amarangamutima, nkakuzamura amarangamutima, bikarangira tugiye, ariko kubera ko ari ubushuti. Ariko urukundo hereza. Urukundo nta kondisiyo rugira, ni impamvu uhe cyangwa ntuhare, so ni ibikorwa. Ariko ukunda tu. So rero munjyanye kure y'ikiganiro ngeri, kandi turimo turaganira ku mabisha dukwiye gusinda no kurwanya no kubakura mu buzima bwacu. Tuzabigarukaho birambuye undi munsi. Tuzobikora ntacyo bintwaye, ndahari. Ariko uyu munsi twari tuganira, noneho twabonye babanzi dukwiye guhagarika. Ndashaka kuvuga iri jambo rimeze gutyo: igihe urota usimbuka urukiramende rukakunanira, sinzi abantu baruzi urukiramende, yego, ni igiti cy'abasimbuka, cyangwa se ukarota ugiye gusimbuka umugezi ukawugwamo, wajya gusimbuka urwobo ukarugwamo, murankurikira, waterura ikintu kikakunanira, wakikorera, mbega muri make inzozi yose iri butuma ukora ikintu ntukirangize kikakunanira. Umuntu urota izo nzozi zimeze gutyo abahanganye n'umwuka mubi n'abanzi, sembite nguki muri guhiganwa. Ubwo ni abantu muri n'abakonkira se, abantu muhuje ibikorwa ariko muri guhatana, n'aba competitor, n'abantu muhanganye mu kintu runaka, ariko utanazi ko ari n'igihe abantu bigira duyo ariko utazi ko ari duyo. Yego,
hari abantu bigira utazi ko ari bo, abantu bigira utazi ko ari babikora, hari abantu bigira ko babivanye hehe. So ukasanga rero competitors bari aho ngaho toujours ni abantu bashaka guhangana nawe mu nyungu zawe bwite zifite icyo zivuze. No kuba rero ngo abangabo twabonye ikintu cyose urose uterura bikanga, urose umira ikinini kikakunanira, mbega ikintu cyose mu nzozi ukoze ntikirangire, ariko gisaba gushyiraho imbaraga. Yabisobanura yuko uba uhanganye n'umwanzi muhurije ku kintu kimwe. Nk'urugero nk'aba YouTubers ahangaha, akaba ashakisha ukuntu yabuze akantu ka kumanura strike, agahita yimba ikinyoma cyo kukumanura gusa ngo yicune. Uko urabona buri gihe habwo YouTube ati umuntu wayikoze nawe ni mubi, ashara umuntu sinzi imbaraga yakoreshaga, ni mubi pe. Urabona ibyo ubona kuri telefone sibyo bari muri machine, ibyo abandi babona nabone sibyo babona, yaje rangije kabereka abasabu ari kabahisha agafaranga, ikaberetse byagenda bite. Urabyumva ibyakurikiye. Yamenye neza ko dufite les competitors and the competitive enemies. Abo muhanganye muri gushaka ibyo mukora. Bene uyu nguyu ni bucuruza amakara, uwindagara ntarimo. Ntabwo arimo, ubwo ni amakara ku makara. Nuvuga ngo icyo urimo hari abatagikeneye. Iyo bigeze rero wacu mu ivuga butumwa njye nzi ko kera ntashye riba mu kuvuga nanjye nuko uzi ko wigisha aho abantu bafashwe bakarakara ngo cyari gifite amavuta kweri, ariko amavuta yakura he? Ikibazo ariko ngo ujye uvuga simwemera ngahibaza, kumbi wamukomye mu buryo bukomeye. Kibazo hari ikibazo twese nda nk'urugero ushobora kubabazwa no kwenda, ushobora kuba ntekereza ko nagira ishyari kuko wandushije muri administration yenda kwibuka, ariko no mwivuga butumwa tuzwa turangana umwuka wera kubwiriza, ariko ngo amagambo avuga bayakura. Umuntu akakurwanya ati giye buriya nubwo mureba yirirwa abwiriza tugafashwa, atari ko n'umusambanyi ntiyagufatiye hejuru y'umuntu, hani gusa nk'ibyo nkabikunda. Utamwana ariko ngira nta n'ikibazo mfite, wavuze ko ndiwe nakuzaniye ibimenyetso. Abizana kiba nabonye nisobanura ku kimuntu ambajije buriya twaze wowe genda ubazo bikubwiye aguha ibimenyetso. Urumva rero nabanga ukasanga karaka ngo nubwo ishango wagira ngo agishyamba ngo ndamuzi ngo muza arwaye imbaraga sango ukibaza kubera wahagaze ku gatuti kabisa uravuga. Nigeze kujya kubwiriza ahantu Nyamahisha ni Remera, ahagurutse umugabo ntavuga asiye ko atakiri mu Rwanda, aravuga afata Bibiliya gosha droite hirya hino arakubitagura ngo kugira ngo aze kuzimya witwa Ntambabazi, kugira ngo nuvuga nimpaguruka mfate zero. Ubundi unzimya waranyakije gute? Yego ubundi uzi nkoresha izi, ubundi unzi ubundi uzi iby'Imana yampaye wowe, nge ndamushyigikira ndafashwa. Ashaka kukugereramo ndamushyigikira ndafashwa, ariko yarabwiye umuntu ngo ngiye kuvuga ngo Ntambabazi abura ahantu afatira. Ni umve undi aramubwira ati shati wewe murakina n'ikipe utazi imbaraga zayo. Ndamubwira ntari wamugani ariko nisanga ibyo ngo bakuvuga bivuze, ndavuga ngo byavuze ntacyo ndi bwongereho, kandi uko nakwicara buri. Arangije yanga no kugenda agumaho ati ndende ndebe ukuntu asa ngo yumve, kandi yari yavuze ngo areta agenda ngo bamuhembere. Kumbi ntabwo yasabye mbere, yagira ngo atange inyuma akabura ikintu avuga, kandi njye ntabwo ariyo ntego mfite burya. Iyo mfite abigisha inyuma mbayita mbashakira akayira bacamo bakagenda bakabwiriza. Ntabwo ari ibyanjye arangira aravuga nanjye ndihagurukira umwana w'umuhungu. Ndavuga ni nari muvuze mu izina, ariko hari nyine harimo yo monganira Imana yamurindire. Uko mongana no kugenda ugira ngo wavuga abantu b'Imana ukazagira ubuzima, ntabwo wagira amahoro, ntabwo bikunda. Utinya kuvuga utavuga, ugenda mu gihugu utazi imyo bibitsemo. Noneho ndahaguruka ana w'umuhungu ndababwira nti kanaka amagambo avuze niyo ndanafashijwe. Umuntu yarahamagawe ariko hari akantu gato n'ubashaka kongera, hanyuma twicarire nisengera ku Nyarwanda basomera igitabo kivuga ngo umwe muri barasohoka. Umwe muri bo ntabwo ari mu bohirya, umwe muri bo arasohoka areka umwenda akuraho imitanga
araza arakeka ashyira muri ya nkono arangiza aricara azi ibyo yakoze. Ngo bagiye kurya imboga zirabarurira, zibaruriye babaza ese ngo tubigenze gute, uwashyize nk'umutanga arabizi nawe yagiye kurya bucece. ngo ariko umukozi w'Imana arabwira Elisa ati mubyihorere, yagiye gushaka ikiza kiri hano mu nzu, tiri munzanira agafu njugunyemo. Ndabwira ntumwe muri bo ajya asohoka kuzana ikica, ariko agafu kaduhagararaho kakiri muri twebwe. Nokuri abantu ndabagurutsa mvuga icyo bitumwe muri bo. Nakoresha iminota 20, urusengero rwose ruraguruka rurasara, umugabo isoni ziramurya ariruka, kuko nge nta shyari mfite, nta shyari mvuze umwe muri bo. Nge si ndi umudivi, sinterana ku isabato, tuzahurira ntabwo bikunda. Si ndi umugaturika, oya bazankura. Si ndi umusilamu, ndi umupantekote. uwo nguwo undwanya ninde n'umwe wo muri bo. Si ndi umukristo, ndi pasiteri. Nzahurira he n'umukristo? Umwe muri twe twambaye imisaraba ajya asohoka, yego agashaka katumutanga ngo mbihirize, ariko agasanga yasize agafu gakiza muri twe. Haleluya. Nabwo ngo iki turimo kizavura ibintu byose. Arangije noneho rya jambo yavuze abara natanye umwe muri bo. Ibyo nahuye nabyo birahanagurika, nahitwa mu cyahafi nahuye nabyo. Umuntu atereka tuzimye no mugabo, ndabihorera nisomera Zaburi 10 ngo bidibe bihombe. Ndavuga ni jambo ry'Imana ngo Imana ikuraho kwifuza kw'amahanga, ngo kandi idibye ibyifuzo by'abantu. Babwira icyo bita kudiba. Hadiba ibigage, hadiba imineke, hadiba avoka. Ni ikintu gihomba kigapfa. Imana ibidibye. Vuga ijambo ibidibye. Rero iyo njye kwiha kuzimya ne competitors, mwebwe wihangana n'umuntu, umuntu mutiganya ntugahangane nawe, n'umuntu utakubwira buryo utinya umuntu utakubwira what next. Vuga ijambo ngo bidibe umwe muri bo. Undarongera ntegera ahantu hamwe nawe the same. Bigisha ngo Uwiteka azabarasa. Babwira imbunda Imana ikoresha, azabarasa. Ijambo jambo se ribamo ni azabarasa, ndarizana. Babwira ukuntu arasa, azabarasa. Ati ndiriba mu past reka da riba ntabwo n'ubutazi ndende kandi rwango azabajunjika nk'ibuye. Nubu hari abarokore bajunjamye nk'ikibuye giterezo kirimbura, barajunjamye turabyara, baravuga barajunjama, turahita baratutega, barajunjama muri make ibyo bapanze barajunjamye turambuka. Haleluya. Ngo nk'ikibuye ginja barajunjamye tugira gute turambuka. Hari abantu bajunjamye bavuze ngo turindire urupfu rwe, bagasanga uri muzima. Ntazarongorwa atanga invitation, ntuzabyara ukabyara indahekana, ntaziguka yarangiza, nta gihe azahamara ukakihamara. Bakajunjama nk'ibuye bajye bahora bajunjama, bahore bajunjama kugeza turenze urugabano. Ibyigisho bindimo nakwigisha imyaka 5 ntaravuga ibyo wavuze. Bajunjame sirabango yabajunjitse nk'ibuye ngo kugera navuze cyane kuko ntago birimo. Abantu bagomba kujunjama, tukabyara, tukiga, tugatera imbere. Bakajunjama nk'ibuye ariko ngo kandi amuza ari umuboyi. Ese ni munzi uri umuboyi bo nikoresa kandi ntabwo ari abari kure, ni bamwe n'abari hafi aha ni competitor babandi. Kugira ngo ndamuza aragira ihene muse mu mujyi, ni ihene cyantwaye ni jipe, ahubwo baraguseka. Amateka y'inzara zavuye ku mano ntahure n'imodoka ndimo, ntibikunda, ntahure n'urukweto rwiza umuntu yambaye. Barajunjamye ntabwo naburi jambo nkubwira, ntabwo bikunda. Bidibe bibore. Ese imineke yaguhiriyeho itagurishijwe yishyira. Hari igihe kera mu Rwanda, hari igihe kera wajyana agatebo k'ibijumba, hagera ku mugoroba agatebo kakaruta ibijumba. Tumushakira mu bimena ngende cyadibye. Bijya bidibi byifusha ngo ntuzabyara ukabyara, ntuzabaho ukabaho, ntuzarera ukarera, apfuye nabi ukaba muzima. Bikadiba kuko ngo Uwiteka agwaho kutesa kwa mawanga
niyeli ibibazo bya Uwiteka akuraho impaka z'amahanga ku buzima yarangiza akadibya ibyifuzo byabo nuko dutsinda abanzi duhanganiye ku mirimo. Haleluya. Nazanze twarose bidibe ntibasha abangaba rero systeme zabo ntibakeneye kukwica ntibakeneye kukwangiza nta n'ikindi kintu bagushaka. Intego yabo ni ukugira ngo bagabanye yego influence wari ufite, bagucogoze ko bagukundaga, ko baguhaga akazi, ko bakuzamuraga, bakwicira ubuhamya, bakwicira hazaza, bakwicira business, bakwicira ikintu cyose. yego abiyenze kubona kuri TikTok bakafata nk'amata cyangwa uruganda rw'umuntu, yego bati imiti barayisuzumye basanga bagakwirakwiza ikintu ku buryo bakwicira isoko. Ntibashaka ko ubuhamya bwe bukomeza gukora kuko bamaze kubona uburyo ushoboye na influence ufite mu bantu, yego bagahita bakumanura. Uko abantu bagukunda bababajwe n'urucyambere, bababajwe niki intego ufite, ukuntu ufite imbaraga, kabiri ukuntu ufite ubuhamya mu bantu, gatatu uko abantu bagukunda, uko bakwishimira, uko bagufata, uko bagerageza kuba icyitegererezo gishingiye kuri wowe, uko bifuza impinduka zawe. Uko burya abanyarwanda abantu bo kwisi ntibahisha, burya nkubwiza ukuri kinaje kureba sanga isi ikubiye mu bantu benshi cyane. Nk'urugero nk'uruwe nk'umuntu kumva aravuze, nk'umuntu akumva aravuze ati mwagiye mukora nka kanaka. Noneho bano bantu ro muhanganye ntashaka kumva ngo mukore nka kanaka, ibyo jambo riramurya. atari kuzarebe amashusho ye, atari kuzarebe ibintu kanaka, si mwakwigiye ruri kuri runaka, ese mwashatse runaka, ese iryo jambo bwaryo reka bakora goshora. N'ukuntu bakwishimira, bagufata, uko bagerageza kukwigana, uko bagerageza kuvuga ibintu ukora, n'uburyo bashyiramo imbaraga kugira ngo ubabere role model muri ibyo bintu. Bikabarya rero bakavuga ati oya turamwamburiye favor, tumwambure n'iyi business, n'ibinarimba tumubwire ko adashobora gusora, bacinyuma ati ntiyasoze mu mufata. Abagushyirira caguwa mu modoka ati dutwaza utabizi, kuko ari inshuti mutarubizi ko ari umwanzi, bagufatira muri ya caguwa. Abantu bagushyiramo n'akamogi mu modoka kugira ngo ufunge utakaze credibility. Ariko uba warasinozo nakabwiraga. So rero umuntu wabonye bino bintu akazirota, akabona n'umuntu uhora umubaza ibibazo, nawe tugomba gusenga tukirukana n'umwanzi kubw'imbaraga n'ubushobozi Imana yaduhaye. Amen. Izi inzozi zindi ndibwongere kuri no muntu twita ngo recompete, abangaba babahanganye nawe, ndashaka kumwongera ikindi kintu cya kabiri. Uyu uzaro turi mu kizame mu ishuri, ariko ubone bakwambuye impapuro utararangiza, ariko bakwamburangiza cyangwa utarabona ikibazo utaragisoma, buri gihe bakwakura impapuro utararangiza. Uno muntu buri gihe ashiduka yambaye akabona imyenda yambaye yaracitse atabibonye. Yego ni mu nzozi. Ariko noneho ibitari mu nzozi ni ibihe? Ni ibihe? Ngo ariko ubundi ngo wahaye cy'abantu ngo bagukunde, ko mbona n'iryo gukunda bihari. Ngahibaze. Ariko ubundi kanaka ngo ubundi agira amavuta, yanarangiza ngo nibyo bakuye kwa kanaka. No hari abantu banakwibwirira direct jealous, ngo ariko ubundi gusa turusha iki. Yes, mbona ukuntu abantu bagufana kandi nta kintu cyashya mbona. We nta cyabona. Akanakubwira direct face to face. Warangizwa ngo ariko nge nk'uyu yakubwiye ubundi ikintu cya mbere, uyu muntu akwibwirira gutya ibintu agukorera, ugomba kumuha ibintu bitatu bibyibushye. Cya mbere ni smile, inseko, kumwenyura. Kabiri, kuzunguza umutwe ngo ye. Gatatu, kumusezera ngo merci. Urabivugaho iki? Niyo nkibyumva ko nzabivuga. Agasohoka atamenye icyo utekereza, nicyo wibaza, nicyo umuzi, kugira ngo uze kubasha kurinda. Kuko bano bantu muhanganye icyabo bajya gutanga imbere ngo bice hazaza hawe, ntibashaka kugufasha, ntibashaka gutabara, babajwe n'ibyo ugena performance yawe. Ashobora kureba kuri YouTube yabona ndabona barakabye naho utakituvugisha, se bageze ku 100,000, ariko bara we na Jerry mu bigenza mutera. Urumva ukuntu mbajije, ariko we na Jerry buriya mu bigenza gutera, bitanumva ko atari imvugo y'imfura. Ahubwo urambwa atari ko
nzaze mbasure ryari munyigisha uko nazamura uto rero hari n'indya zitanabizi ubundi ariko bimwe mu bikora gutera biriya bintu byayo urumva abimbwiye nk'ubipfobya ariko nawe arabishaka aho yambwiye atari ko jyewe nimubare mumbwire umukoresha isi bigenda bite mubwire ngo ni consistency no kudacogora so abantu barahari tukwiye kugusengera Imana ikakurinda ibi bintu icyo bivuze yezo abangaba ni ukuvuga ngo baba bifuza ko ubaho ubuzima butaryoherwa ari insinzi yawe yego ko barakumanura aba bantu barakumanura kandi iyo ushobora kubereka yuko bagukanze yego uramanuka burundu ahubwo icyo wakoraga gikube kabiri uburyo wagenzaga bikube kenshi udahagaze udacecetse kandi usenga Imana iguhishurira mu gihe cyose urose irya miruwari imeneka mu gihe cyose urose ubona amazi yari nko mu ijerekani mu ndobo atembagara nuvuga ngo ukibona ngo bashaka ni spoil kufata ubonye bakabujumunyagiza tuzabasenge ko barakira mu izina rya Yesu se twasoza cyangwa twasoza rwose murakoze Imana baho umugisha turi kumwe nimero ni yayindi